kubabwira ibyaranze umuvandimwe wacu Itamungu Janvier. Itamungu Janvier yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'umunani avukira mu karere ka Kayonza. Aza gushaka umudamu we witwa Mukandayisenga Jeanne. Bashakanye mu mwaka w'ibihumbi 2001. Igihe cyaje kuba ngombwa abantu bashakanye bungura umuryango, yabyaye abana 7, bakaba abana 7, 3 Imana yarabahamagaye nabo baratabarutse. Muri uvuga ngo hari abana 4. Yabaye ngombwa ko Janvier ahindura ubuzima, yimukira muri aka karere ka Gasabo. Neza ko yabanye n'abaturage neza, kandi no mu karere ka Kayonza aho yavukiye yabanye n'abaturage neza, yaba abana, yaba abakecuru n'abasaza, ingeri zose yibonagamo, kandi abantu bose bamwumvaga neza. Ubuzima bwe rero nk'uko umushumba yabivuze, habaho kuvuka, hakabaho no gupfa. Umuntu wese agira iherezo. Yagize impanuka, ntabwo ari uburwayi butunguranye. Mwebwe nk'abatuye inaha cyangwa umuturanyi murabizi kuturusha. Yitabye Imana ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10 mu 2024. Yari afite intego nyinshi yo kugera kuri byinshi. Amateka yamuranze nayo, ariko ni menshi, kuko kuvuga ntabwo biba bidukundiye, kuko Janvier ni mubyara wanjye. Aricaye arabwira ati umva nkubwire, ni umuryango ufite hamwe n'uyu mwana tutari kumwe, imfura yiga Uganda, nimwe mfite, nimwe nzagira ikibazo mukamba hafi, nanjye nibyo uzagira ikibazo mukamba hafi cyane. Ati urabizi ndi imfubyi, wewe nubwo ufite wenda abavandimwe hasi, ariko ugenda ujye umenya yuko nanjye ndi umwana wanyu, umutagomba kundobanura. Niko bimeze. Ubwo rero navuze ntidutahe, twaratashye. Kigera mu rugo nawe yaravuze ati ntabwo sigara aho ngaho, dutahe. Ati nanjye ntimwasiga. Yaraje
tukigera mu rugo twaricaye, araza nicaye mu ntebe, arapfukama imbere yanjye ansaba imbabazi, arambwira ati ndabizi ko hari byinshi nakubabajemo, ndabizi ko uri umurokore wihanganye, nanjye wanyihanganiye ndabizi, niyo ngenda mbwira abantu ko mfite umugore w'umurokore, nibyo ndabizi. Ati ubwo rero nashaka kubwira ngo ni mwe muryango mfite, dushaka gutangira ubuzima bushya, kuko nanjye hari ibyo nshaka gusiga inyuma kandi natangiye no kubireka. Numvise bindenze birandenga, icyo gihe nibwo namubwiye bishobora mumwe muri mwe mushobora kuba yenda gupfa, kuko ibi ngibi ntibisanzwe. Yarasetse cyane ko yakundaga guseka, yakundaga gutera burage, abantu baramuzi cyane, yarasetse cyane. Erega ntabwo bizahora gutyo iteka. Ariko nkaba nari mfite amakuru y'ijuru, hari amakuru nari mfite afatika, ariko najya gusenga uretse rimwe nibwo Imana yambwiye ati wigumya kunyitambikira mu mugambi ko hari icyo ushaka gukora, ko yari yarambwiye ngo umugabo wawe namugeneye ubugingo, ntukamwibazeho, ntukanamutekerezeho, uriya ni umwana wanjye, kuko wasabye nzamuha ubugingo, kuko nzamweza igihe gito mu cyuri. Yavugaga rero gukizwa, ahita asenga nirukankana kugira ngo ntapfakara vuba. Ariko imigambi y'abana b'abantu ntabwo ariyo y'Imana. Imana yabonye ko igihe gishyitse, umugabo wanjye yaramwejeje kuko igihe gito. Ubwo nibwo yaje, araza ari nijoro, abana baryamye, arambwa baryamye ni cyane, ati byuka. Ndabyuka, ati reba akantu nkuzaniye. Kuri njye byari nk'amateka. Narabyutse ndabireba, ati urankunda? Rero nkunda gutinda gusubiza, ndaceceka. Ubwo bihaniriza aho ngaho. Bukeye nanone ku wa kane nibwo yavuze, yaje ari nijoro, yamaze isaha ari nka hanze ari kumwe n'abana bigisha ijambo ry'Imana, ababwira ngo ninde wagiye mu ijoro adapfuye, ninde wabonye Yesu bwa mbere, ni iyihe kimenyetso cyerekanye ko Yesu, mbese yari umwarimu w'abana. Ibyo yakundaga kubyigisha cyane cyane, mu bantu bamuziho gukunda abana, kugeza n'igihe namubwiye nturakuze, jya ugabanya ibintu bimeze nk'ubugoryi. Arambwira ati reka, jya umutima wanjye ni uw'abana. Kugeza aho ndarekera. Ubwo wa kane nibwo yaje aganiriza abana gutyo, arambwira ati umutima wanjye urera pe, ndumva umutima wanjye umeze nk'uw'abana muri iyi minsi. Ubwo nyine numva nyine nibyo nyine nk'uko yakundaga kubivuga birarangira, ariko n'ibimenyetso njye narabibonaga, kuko afite umutima nk'uw'abana koko nta kibazo. Kuwa gatandatu rero yaratashye nimugoroba,
gatandatu gatanu nijoro nibwo twavuganye uburyo umwana turi bumuhereza amafaranga ariko ataraba yambwiye ibanga rye ryose ryari ku mutima n'ibyari kuri konti ye ati yewe kuko nahindutse muri byose ndashaka kuba nta kintu nongera kuguhisha mu buzima ati wowe uzaguhisha ariko njyewe numva nta kintu nshaka kandi ikimenyetso uyu mukobwa naba ari ubikora mwereke ni wowe wabikoze yamubwiraga imibarakanda ati ubonye ngaha arabimubwira ati nakanda ku yindi konti ati ubonye ngahe arabimubwira nitumara guhindurwa duhite tuzamuka dusanganire umwami mu kirere. Haleluya. ndumva ari cyo kintu duherukana kuvuga ku wa gatandatu mu gitondo yabyutse kare ubundi ntiyajyaga mu kazi kare ariko yarazindutse 11:00 aragenda. ikintu yamvugishije yarambwiye ati rero uri bujye mu kazi ati ndagenda ndamubwira ati noneho kamureke ibindi ni kuri telefoni turavugana kuri foni ni sawa nta kibazo. ubwo nyuma yagiye ari 11:00 kuko yarambwiye ngo 11:30 zirageze kugira ngo bampamagaye mu masaha moya hafi n'igice numva ni ibintu bya plaque numva naho tubuzi ariko mpamagazwa n'abandi bo hirya ibintu nibyo nagiye ndi njyenyine ngezeyo umupolisi mbona ikinyabiziga cyacu nyine ndavuga se afande yakomeretse cyane afande ati ihangane ahubwo byarangiye afande ariwe ukuri Imana yarankomeje muri iyo minsi nk'uko yari imaze kubimbwira ngo dusenge. umunsi umwe yari yambwiye ngo usenge ariko iravuga ngo impaye gukomera yarabikoze koko narakomeye kugeza n'izi saha mubona ntinyuka kuvuga ni ukubera Imana ntabwo ari imbaraga zanjye uko yateteshaga abana niko nanjye muri iyo minsi ndimo mpita ubundi nakabaye ntabasha kuvuga. mama mu bana 12 ubwo rero ni njyewe muri abo bana 12 njyewe usigaye mukuru noneho nawe uko nyuma yanjye hari uwurikira n'undi ukurikiraho uwo yari buce bagasigaye turabana rero rwose hagira igihe nshakanye na Hitamungu Janvier tariki 17 ukwezi kwa 7 2001 nashakanye nawe ufite imyaka 16 twari tumaranye imyaka 23 n'amezi 2. ararutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza
yanjye asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse araruhutse umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse uvuye kuririmba amaso umutereza yacu n'ibisubizo yaramubonye ubuzuko amatwi yacu aramwumva twakira n'ibindi uriye benshi abadamu n'abana gukiranuka asoje urugendo arataha Umugeni wa Kristo araruhutse inshuti ya Yesu abavandimwe be bakambukira hafi mu gituza soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'abandi bo mu muryango wa bugufi impande zombi rwandiko bambuka neza rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma soje imirimo ye araruhutse inshuti ya Yesu mu gituza aruhutse imirimo n'imihati asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse uku niko nguherekeje nk'uko nasezeranye nawe ko tuzatandukanywa n'urupfu. Iki ni cyo kidutangije kuko ari urupfu twe twarasezeranye. baye nubwo amarira reka dusabe abafite ururabo rw'abandi bo bugufi b'umuryango nabo barushyiramo imitima yacu irimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu hanyuma umukecuru ndetse n'abavandimwe rurizwa na Kristo